Njye nakubwiriza. Ongera njyewe ndekora ntabwo byemera. Reka mubwire. Uricaye, uragaramye, uri kwigendera ku muhanda ukajya kuba ukagira gute? Se wa mbere nabangiriye neza n'uwa kabiri n'uwa gatatu cyangwa Bose ntaramutse banza umbwire ibyo ndi kubaza. Ya mugabo wanjye muziranye ya ntabwo uretse ko twahuriye ku nzira gusa aramfasha kubera ko nari ndi mu bibazo nta n'ahantu mfite nagombaga kujya nuko yarabimbwiye. Ubu rero warifasha kuzana iwanjye mbe yigeze akubwira ko ufite umugore? Nuko yarabimbwiye. Gusa ko mbona urembye umeze nk'umuntu ugiye kunsiga wamusigiye ngo mwana wanjye ahubwo yo kumena amazi yo kunywa basumbwira kuri bwaze kumera neza mwana wataza kumera neza kongera ibyo kunzanira. We mukobwa uri kumara cyane? Yaje gukora amasuku. Vai hano. Ukigera hanga nakubwiye ngo iki? Ugomba kugendera ku mabwiriza wahawe. Iyi teritwari wageze ute? Ko nabona gasa. No, nje ntabwo nkunda isuku. Sibyo? Urabona nta kintu hatwaye. Ntabwo nkunda isuku cyane burya cyane. Ikindi utangiye kwivanga mu bintu twavuganye ibyo birimo. Udatuma ndakara rero. Manager, ibi bintu kuki biri kumara igihe kinini hano kwera? Muze muhite mubijyana vuba. Ese ubundi abakobwa bari kuzangaho baje kumara iki? Jya vuba ikure hano. Mwahereye kuki kugira ngo kubwire ko ufite umugore? Nyine twaraganiriye arambwira ati ngwino tugeze mu rugo n'umudamu wanjye ndamusobanurira amubwira ibibazo uri nabyo. Mbega muri make ibibazo n'ibi byakuzanye iwanjye. Wararebye ubona nta handi ibyo bibazo byawe wabijyana usibye kuzana iwanjye. Nta handi ushobora kubijyana. Ifate so ifatire. Reka mubwire wowe abakobwa nako sinzi niba uri umukobwa sinzi niba uri umugore niba uri n'intege simbizi. Ndagira ngo mubwire burya buri rugo rwose rugira amategeko yarwo. Sibyo? Uko rero buri rugo rwose rugira amategeko yarwo, nanjye hano iwanjye ngira amategeko. Sibyo? Ese ubundi uzamara iminsi igihe kingana gute? Ndakomeza nshakisha ubundi bufasha rwose nindabona nzabafasha. Mbega ntituzi n'igihe uzagenda. Waje gutura.
waje gutura tuzi n'igihe tuzakwihanganira n'igihe uzagendera mbega waricaye uradamara uje kwicara ngo udamare si we mbaza ntabwo ari cyo cyanzanye nta mubyeyi wari umuntu ahura n'ibibazo kandi ibibazo ntawe ubyihamagarira nibura nanjye ndakomeza ngerageze kuko ndabizi neza ko aha ngaha naje atari iwanjye cyangwa atari mu rugo nimbona ubundi bufasha se cyangwa ukabona ikindi kintu cyahindukana ariko nabwo mbona mu kaboko kanshaka nabyo ntabwo nahatekereza usibye ko nubwo uri kumwibwirishwa ngo waje ngo tugucurure ikirekire ko ntabwo ariko ndi kubibona cyangwa yakuzanye kugira ngo ube umugore wa kabiri ariko nubwo yakuzana ngo ube umugore wa kabiri nta n'ikintu bimuhaye ariko buriya twabibona ese hari ikibazo cyane nta kibazo twaba dufitanye nawe umubyeyi ni ukuri ntabwo naje mu rugo rwanjye kugusenya ahubwo ni ugufasha nshaka kandi ushyira umutima nkamutuza ibibazo ndimo n'ibigeragezo ndimo n'ukuri ntabwo bimerageze ariko ibyo bibazo bifasha umuntu wanze nta handi wabona wari ufite wo kujya ko icyo kintu kitari no kucyumva buriya igihe rero uri kumbwira ngo ibibazo njyewe ntabwo nahise mu rugo najyaho nibireba ku muhanda nyine byancanze byanyobeye mwahuriye mu mbarise mwahuriye muri bwaje mwahuriye yagusanze ku muhanda nari ndi ku nzira ariko abagore b'iki gihe ko tubazi ko mwiyemeje kuza gusenya ingo z'abantu ntabyo uzageraho kuko uburyo nubatse mu rugo rwanjye n'ubizi ntabwo ubizi pe ntabwo ni ukuri ushatse wanyizera kuko ntabwo ari cyo cyanzanye reka nkubwire njye nakubwiye ngo buri rugo rugira amategeko yaryo Alo? Umva. Oya wimbwira amagambo menshi. Ndakubaza icyo kinyenda cyagucitse gute? Ibyo bintu nshaka kubyumva bivuga. Oya ndakubwiye ngo icyo cyane mu kibabaze ku buryo nyina yibwiriza akaza. Izo mpapuro zirakenewe aho kugira ngo impapuro zibure. Ari wowe ari nawe mwese mwabura ubuzima. Nta kosa na rimwe rigomba kubaho. Ndakubwiye ngo izo mpapuro zirakenewe kubera ko zibuze ubuzima bwawe bugiye mu kaga. Twese kwa dufite ibibazo. Okay. Nta kintu tuvugana twongere kuvugana umbwira ko umwana mufite. Sawa. wowe uba watinze natinze kanda cyane kanda gakanda oya nawe geze aho ngaho ubu abana batubonye ureka nakuzaniye akarabo ni wemera kugendera ku mategeko yawe ntitaye n'igihe uzatangira ariko niba wumva uje kugira ngo unteshe umutwe ntabwo tuzumvikana mbaye guhakana nta kibazo bene itegeko iryo ari ryo ryose muzanshyiraho nzaryakira nta kibazo mfite numvise ko niba amategeko y'ubusuzanisha nkaba ndeba ubyutse ugeretse kandi aho nicyo cyakuzanye hano ni we nyir'urugo ntabwo nari kwihuruza ngo nkore ibintu ntazi nari ntegereje ko mama polisi njye nakubwiye ngo buri rugo kugira amategeko yarwo kugira ngo iryo jambo waryumvishije nta nubwo nongera kurisubiramo sibyo ibyo kunyibwisha amubwira ibyo ukora umuntu w'umukecuru ungana nawe si ubwo wabwiriza ibyo ukora urani ikintu cyo ko wambabariza gusa ndagututsemo nibyo ngibyo nawe niba ari icumbi rindi niba utarimaye ureka kumbwira nabi ariko si ubwo ndagututse
ubwo gene igitutsi kirimo aho ngaho ni iki? Niyo mvuze ngo umukecuru uri wenyine, mwese mvuge ngo uri umwana kandi utari umwana. Mvuge ngo uri umwana ra? Ndabona waraje guhangana nanjye muri uru rugo pe, kandi ntabwo bizavamo na gato. kandi akandi ko ni surprise. Ako ndagukunda we ko kadashira yose. Kadashirayo kagomba kuba karekare. Hayo kuki urakoze ako rero watinze. Ikangongera kandi. Watinze. Agura kandi. Bose aje kuko. Aza se akanagabo muzuburije. Sije ko Ndabuhumuza se ndabuhumuza mburimo nande. Mbare ikintu naguhamagariye. Noneho ntuzane bya bintu byawe byo kutanyuma. Mubwire ngomba kukumvira. Bitari byo ngiye byose urukundo ruri. Mva mubwire ikintu mushakira. Hano uri kumva? Hano boss wanjye amaze iminsi yivugisha ngo arashaka ngo umukozi ikizamu cyabaga hano barakirukanye ngarashaka umuzamu. Ntabwo wazamutega agiye nko ku kazi ukamubwira ko wabasha gukora ubuzamu kazi kanyegera. Agose hano akunda kunyura ni waje anyura he? Do nubwo wahagarara hakurya kaburimbo uzamubuke. Aza mu rugo. Oya mu gitondo abagiye ku kazi cyangwa uzaze ni mugoroba avuye mu kazi umutangirire hari ikigabo cy'igikara cy'urudaguryo uzakibona. Ibyo kugira inda ntabwo ari byo ngombwa cyangwa nuko nabona akazi. Ariko ikintu nkubwiye yanisha ariko ntayo ufite. Nahita mbona amafaranga icyo gihe ako kanya tukakora bwa bukwe. Urumva ukajya undaza ukajya uza kundaza aho nzaba nkora. Munyumvire. Njewe ko mubwiye gusaba akazi nkuraza he? Ubundi umuntu w'umuzamagira ubwoba. Rero ntabwo ugihenda. None se umuzama kuze mu byuma ku buryo imbwa zitamurya. Imbwa? Nese umuntu w'umugabo nako ntago nyine umusaza niko nagiye kuvuga. Kuki uvuga ngo umusazi? Ureshya nkawe uko byose ari isaza sazi byose ni nkaki. Ariko nukavuge gutyo. Ese eka nkubaze nka nkuba imbwa yakurya kakumara koko. Nkubi kuri akantu gatoya nayo ikiberaho waba ubaye. None iramutse ndi ikamara nibwo wabyemera. Ngiye mva nkubwira. Cyo nayo nguhamagariye nicyo. Ariko ikitonderwa. Subiramo ngo ikitonderwa. Ikihutirwa ahubwo. Ikitonderwa. Ukaramu kugeze muri uru rugo ukerekana ko nge nawe tuziranye. Ukandaburiza. Urana ko mba nibereyeho neza. Ukandaburiza bakamenya ko ari ngewe nakurabuye. Nge nawe nzakwihakana. Nyihakana? Ego. Kakwemerera se? Nzakwihakana ngaramye. Ntangira akazi nawe umenya gahunda yawe. Kamenya inshingano zawe. Ntabwo narara mu mbeho ngenyine. Aho munisi. Uje kuba umuzamu wa. Ubundi se uzaryama umuzamu araryama. Kudashobotse wowe. Tukaryamana. Okay. Message yari yo ngiyo. Urukundo ruganye rupfu busa. Nyamara ushatse wakitonda ukabanza ukabona akazi. Uzanye ibyo kumenyana nawe. Wagasha. Ntahagaze ntahaga. Wagenda umpamagara se nkaza nanjye ngafata kuri ibyo biporezo nanjye nkareba ko nakwibera. Mbese sibyo ndakubwira uzusaba akazi ibiporezo buranze guporeza nzi guteka. Aho hano. Yo. Koze ubuzi ko turi mu muhanda wowe nk'ubu wagize umuntu tubona kandi umva mubwire rero. Nzajya ndara nijoro. Ijoro se rirabona. Rifite amaso. Uzajya nyine nawe kwaje ukaza babuhoro ukaza ukaryama hasigaye mu gitondo ukarabyuka saa 12 ugasubira mu kazi. Ntibabimenye. Igiporezo nacyemeye nyine nzakigwara. Ikindi kibazo ufite? Icyo nicyo kibazo nari mfite. Ufa kungwa mu mbavu aho nzaba ndarizamo. Sawa rero. Sigaho kanyumva. Kwaje. Niko. Reka ngende rero. Ngende negereze. Ndebe ko nta muntu amugwaho. Umva rero icyo nari nguhamagare nicyo ubwo reka njya kwita kuri bari abana b'abandi dore isaha zirageze. Yego shushu be. Ngungise nde? Jewe shushu be. Nga shushu aninde? Akwaretse ko. Ubu ufite a ufite da ufite sa najwa uramufite. Jwa. Ngende shushu be. Wari ubizi ko ibintu by'akazi nshobora kuhita mbyivurugutamo bigapfa. Oya wiri ibyango bivurugutamo. Yewe uzi ko utanzi. Dore imvura ntabwo iri kugwa wakwivuruka nk'ingurube mu nda. Uzi ko utanzi. Ariko icyo nkubwiye ngiye nzakwihemba. Nako nzaguhemba.
uzongera kunyita icyo kizina nzahita mvuga ko nanakubonye muri uru rugo nkahita mbwira boss kuri umujura wayogoje quartier yose uri kumva yewe shushu be ngewe nkanjye nta kazi mfite warabonye akazi ufite umwijogonyero mwinshi wikwijogonyera kuko hano tubonye amafaranga twafatanye shushu asakaza ariko ye jewe shushu be ni wowe watwara inda imbere y'abandi kuko undaza kwizamu fata n'ibirabo byawe maze kubishwari isi nshishwa ariko isiteye nabi we ubusa n'uyu niwe indaya umusazi umusinzi naze teye ubwoba ubuse koko ariko mana iyi siteye ite koko ngire ngo ngize neza nditanze igikorwa cy'ubutwari none tebera Chérie, madame, chérie, tabukana mwere kuva nanabera urugo rwigeze regera mutabe nizoga ibintu byaje gute mbwira ndakubwiye ngo nziye mu cyumba icyumba cyawe ni iki uriya mwana arimo mubwira ibiki iki nani oneke wananzania amazi yo kunywa amazi gira amahirwe amazi ndayagendera ariko ubundi ushaka iki ntubizi se ariko kagakemuye kameze nk'amazi amazi yawe shaka amazi yawe shaka gusa ndetse bigiye kukumarira iki ubu se warubiye iki ibyo twapfuye byose ibyo twapfaga byose ugiye kubisiga ubisigire iki kintu nakizi ko ugiye kubisiga ukabisigira ako kamwe kameze mu bye ako kasiga weguka Cuma tak sama sama
si umuntu yarwaye kuva ryari umwiteho si byo uyu mubyeyi ararimo umwiteho urwara ubukira mubyeyi nzakomeza ngusure sha mwiteho ararembye nzagusura kenshi pe sha umwiteho cyane si byo sha umwiteho ararembye pe sha bayi rero nanze kugenda nciye ku rugo kandi ikindi mva mukobwa amazi menshi ikirahuri ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza kunywa amazi menshi ikindi gihari mukuru mujye gufunga wafunga kuri salo reba kuba ninjiye mu nzu yanyu hagera mu cyumba gusa mwaharangaje naje mpamagara mwese ndababona nshuti yanjye urwara ubukira baye urwara ubukira pe ndagusengera n'ubu ngubu ngiye kurusengera baye ariko nanjye ndi muto utameze neza baye numva kugusiga ntari kubishobora mbabarira ndamwitaho nta kibazo mwiteho ndakwigenza kurembye cyane wambaye nk'amagana ambiranse ko sirakubwira ndabona amagara yanjye arimo arancika uriya mugore sinzi n'ibintu amaye ndi kumubiramo biramara atabigenda bitumye gufu zincika waba udusize ko umva ikintu ugiye kumusaba ariko kugira neza mara ngiye guhagarika ibintu byo kugira neza maze iyo migisha iyo mana nishaka izayihura ariko reka kubwirisha ibi bintu njye narabikwiye naranabikubwiye dore impuhwe zawe nizo zikoze ibi wigize umuntu w'impuhwe abantu bose ibintu byose byo ku muhanda uragenda uyoragura unzanira mu rugo sibyo hama hamwe rero hama hamwe urabona ukuntu uri nkoze isoni n'impuhwe nakugiriye nka zimwe z'agahore nkugirira ndatora ndaterura nzana nzi ko nawe utazantukisha umugore none reba ibiyo ikibazo rero reba ibitari ubu n'urumogi urahari ikibazo ntukizi ikibazo wowe ntukizi uyu mugore urabona atari ibandi uyu mugore urabona atari ibandi umugore wifata akanywa inzoga mu nzu itariye akanywa amatabi mu nzu itariye n'ejo bundi n'urumogi azaruzana noneho ikibabaje ntukizi nuko azabyisha mu mukobwa wacu n'umugore ungana gutya njye nagusanze mu mibabaro irenze iyindi mibabaro hafi imibabaro 1000 ngiri numva agahinda karanteruye umutima wanjye urakubita shaka kwanga kumutoragura ndatoragura none ndebere ibintu nawe umureye ushaka ngo umugore mpangane nawe ndare mpanga wabitangiye urakoze hama hamwe ibi ni bikeyibona sibyo azadukorera n'ibirenze arizi ko ari imibabaro nyine tumusanzemo tuje kuyimumara kugira ngo ejo imana uko nyine wayimumaze nyine reka nawe akwereke buryo ki agahinda gashize ariko byihore ari ngo urabona ngiye ngo ndakwitangira ukaba unsekesheje umpaye amenyo ariko mureke nawe yisobanura tubwire ngaho tubwire uburyo byagenze muko tubwire uko byagenze bite